Yesu Kristo nashimwe. Tugeze ku munsi w'178 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turahera mu gitabo cya Yeremiya ibice 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwizera Imana ameze nk'igiti gitewe hafi y'amazi. Icyaha cya Yuda cyandikishijwe ikaramu y'icyuma n'umusiki wa Yahalomu, cyandikwa ku nsika z'imitima yabo no ku mahembe yo mu bicaniro byabo, ndetse n'abana babo barakibuka ibicumuro byabo n'ibishushanyo byabo bya Ashera byari ku mirinzi yo mu mpinga z'imisozi yose. Yewe wa musozi wanjye wo mu kibaya we, ibintu byawe n'ubutunzi bwawe bwose n'ingoro zawe ngiye kubitangaho iminyago, bahoye icyaha wakoreye mu ngabano zawe zose. Nawe ubwawe ntuzagumana umwandu wawe nari naguhaye. Nzatuma ukorera ababisha bawe uri mu gihugu utazi, kuko umuriro mwawakishije uburakari bwanjye uzahora waka iteka. Uko niko Uwiteka avuga ati, havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye, mu mutima we akimura Uwiteka. Azaba ameze nk'inkokore yo mu butayu, kandi icyiza n'icyiza ntazakibona, ahubwo azatura ku gasi ko mu butayu, mu gihugu cy'ubukuna kidatuwemo. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi. Ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto. Ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizera gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Njye Uwiteka ni njye urondora umutima nkawugerageza, nkitura umuntu wese ibihwanye n'inzira ze, uko imbuto ziva mu mirimo ye ziri. Umuntu wirundanyaho ubutunzi bw'amahugu ni nk'inkware ibundikira amagi itateye. Ubwo butunzi buzamusiga agabanijemo kabiri iminsi yo kubaho kwe, hanyuma azaba umupfapfa. Ubuturo bwacu bwera n'intebe y'ubwami bw'icyubahiro yashyizwe ejuru uhereye mbere na mbere. Uwiteka byiringiro bya Isiraheli, abakwimura bose bazakorwa n'isoni. Abanyimura bazandikirwa mu isi, kuko bimuye Uwiteka ari we soko y'amazi y'ubugingo. Nkiza Uwiteka nzabona gukira, undokore nzarokoka, kuko ari wowe shimwe ryanjye. Dore barambaza bati, ijambo ry'Uwiteka ririhe? Ngaho nirize. Ku bwanjye ntabwo nihutiye kwanga kuba umwungeri ukuragiriye, kandi ntabwo nashakaga kubahanurira umunsi w'amakuba. Urabizi ibyamvuye mu kanwa byagaragaye imbere yawe. We kumbera igiteye ubwoba, uri ubuhungiro bwanjye ku munsi w'amakuba. Abandenganya bamware, ariko njye ne kumwara. Nibakuka umutima, ariko njye no gukuka umutima. Ubazanira umunsi w'ibyago, kandi ubacemo ibyuho bibiri. Ibyerekeye kweza isabato. Uku niko Uwiteka yambwiye ati, genda uhagarare ku irembo rya rubanda, aho abami b'Ubuyuda binjirira n'aho basohokera, no mu marembo yose y'i Yerusalemu babwira uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka, mwa bami b'Ubuyuda mwe n'ab'i Buyuda mwese n'abatuye Yerusalemu mwese, abanyura muri aya marembo. Uku niko Uwiteka avuga ati, mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w'isabato, haba no kuwucisha mu marembo y'i Yerusalemu. Ntimugasohore umutwaro mu nzu yanyu kuri uwo munsi, kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nabitegetse ba sogokuruza. Ariko ntibarakumvira, haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amazosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa. Uwiteka aravuga ngo, nuko nimunyumvana umwete, ntimugire umutwaro mucisha mu marembo y'uyu murwa ku munsi w'isabato, ahubwo mukaweza, ntimugire umurimo muwukoraho. Nibwo abami n'ibikomangoma bari ku ngoma ya Dawidi bazinjira muri uyu murwa, bari ku magare y'intambara no ku mafarashi, bo n'ibikomangoma byabo n'abantu b'Ubuyuda n'abatuye Yerusalemu, kandi uyu murwa uzahoraho iteka. Kandi bazaturuka mu midugudu y'Ubuyuda n'ahayikikije Yerusalemu hose, no mu bihugu cya Benyamini,
no mu bibaya no mu misozi miremire y'ikusi bazanye ibitambo byoswa n'ibindi bitambo n'amaturo y'ifu n'imibavu, bazanye n'ibyo gushima mu nzu y'Uwiteka. Ariko nimwanga kunyumvira ngo mweze umunsi w'isabato, ahubwo mukikorera imitwaro mukayinyuza mu marembo y'i Yerusalemu kuri uwo munsi, nzakongeza umuriro mu marembo yaho uzatwika amanyumba y'i Yerusalemu kandi ntabwo uzazimywa. Ikimenyetso cy'umubumbyi n'ikibumbano cye. Iki ni igice cya 18 cy'igitabo cya Yeremiya. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niko nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isiraheli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mwa b'inzu ya Isiraheli mwe. Igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo bikurweho, bisenywe birimbuke, ariko iryo shyanga navugaga niriva mu byaha byaryo, nzareka ibyago nibwiraga kubagirira. Kandi igihe nzavuga iby'ishyanga n'iby'igihugu ngo mbashingishe intege kandi mbameze, ariko bakanga bagakorera ibyaha imbere yanjye ntibumvire ijwi ryanjye, nzahera ko ndeka ibyiza nari navuze ko nzabagirira. Noneho rero genda ubwire abantu b'i Buyuda n'abatuye i Yerusalemu, uku niko Uwiteka avuze ngo, dore mbageneye ibyago kandi mfite imigambi yo kubateza. Nimugaruke umuntu wese ave mu nzira ye mbi, mugorore inzira zanyu n'imirimo yanyu. Ariko baravuga bati, ni ukurushywa n'ubusa, tuzikurikiriza imigambi yacu, kandi umuntu wese wo muri twe azakurikiza umutima we mubi unangiye. Nicyo gituma Uwiteka avuga atya ati, nimubaririze mu banyamahanga ko hariho uwigeze kumva ibimeze bityo. Umwari wa Isiraheli yakoze ikibi gishishana. Mbese shelegi y'i Lebanoni iva mu rutare rwo ku gasozi izabura? Cyangwa se amazi akonje atemba ava kure azakama? Ariko ubwoko bwanjye bwaranyibagiwe, bakosereza imana z'ibinyoma imibavu, kandi byabateye gusitara mu nzira bahoranye kera, bakanyura mu tuyira tw'iruhande, inzira zidatumburutse, batuma igihugu cyabo gitangarirwa, kikaba igitutsi cy'iteka. Uhanyura wese azatangara azunguza umutwe. Nzabatataniriza imbere y'ababisha babo nk'aho batatanijwe n'umuyaga w'iburasirazuba. Aho kundeba mu maso, bazandeba inyuma ku munsi w'amakuba yabo. Maze baravuga bati, nimuze tugambanire Yeremiya, kuko amategeko atazabura ku mutambyi, n'inama ku munyabwenge, n'ijambo ku muhanuzi. Nimuze tumukubitishe ururimi, kandi twe kwita ku magambo ye yose. Unyumvire Nyagasani Uwiteka, wumve ijwi ry'abamburanya. Mbese icyiza cyakwiturwa ikibi? Kuko bacukuriye ubugingo bwanjye urwobo. Ibuka uko nahagararaga imbere yawe mbavugira ibyiza, ngo mbakureho uburakari bwawe. Nuko rero abana babo ubareke bicwe n'inzara, nabo batange bicwe n'inkota. Abagore babo babe imfusha n'abapfakazi, kandi abagabo babo bicwe n'urupfu. Abasore babo bicwe n'inkota bari mu ntambara. Miborogo izumvikane mu ngo zabo ubwo uzabatunguza igitero, kuko bacukuye urwobo rwo kuntega, n'ibirenge byanjye babiteze imitego. Nawe Uwiteka uzi imigambi yabo yose bangiriye yo kunyica, we kubababarira igicumuro cyabo, kandi icyaha cyabo we kugihanagura imbere y'amaso yawe, ahubwo basitarira imbere yawe, kandi mu gihe cy'uburakari bwawe uzagira uko ubagenza. Yeremiya ibice 19. Ikimenyetso cy'ikibumbano kijanjaguritse. Uku niko Uwiteka avuga ati, genda ugure urweso ku mubumbyi, ujyane bamwe bo mu bakuru b'imiryango y'abakuru bo mu batambyi, maze ujye mu gikombe cya mwene Hinomu kiraho barasukira ku irembo ryerekeye iburasirazuba,
uhavugira amagambo nkubwira uti nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bami b'Ubuyuda mwe namwe abatuye i Yerusalemu. Uko niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuga iti dore ngiye guteza aha hantu ibyago, ibyo uzabyumva wese bizamuziba amatwi, kuko banyimuye kandi aha bakaba bahahinduye ukundi, bakahosereza izindi mana imibavu, izo batazi bona ba sekuruza n'abami b'Ubuyuda. Kandi aha hantu bahujuje amaraso y'abatariho urubanza, bubakiye Bali ingoro kugira ngo batwike abahungu baboho ibitambo byoswa bya Bali, ibyo ntategetse cyangwa ngo mbivuge, haba no kubitekereza. Nuko dore uko Uwiteka avuga ngo iminsi izaza ntabwo aha hantu hazongera kwitwa Itofeli cyangwa igikombe cya mwene Hinomu, ahubwo hazitwa igikombe cy'icyorezo. Kandi imigambi y'Ubuyuda n'i Yerusalemu nzayihindurira ubusa ahangaha, kandi nzabicishiriza inkota imbere y'ababisha babo, agwe mu maboko y'abahiga ubugingo bwabo. Intumbi zabo nzazigira inyama z'ibisiga byo mu kirere n'iz'inyamaswa zo mu ishyamba. Uyu murwa nzawuhindura igitangarirwa n'igitutsi, uzahanyura wese azatangara yifate ku munwa kubw'ibyago byaho byose. Nzatuma barya inyama z'abahungu babo n'inyama z'abakobwa babo, ndetse nibamara gushoberwa kubw'ababisha babo babateye n'abahiga ubugingo bwabo, umuntu wese azarya mugenzi we. Maze urwo rweso uzarumenera imbere y'abagabo mujyanye, ubabwire uti uko niko Uwiteka Nyiringabo avuze ngo uko niko nzavunagura ubu bwoko n'uyu murwa nkumena ikibumbano cy'umubumbyi kidashoboka kongera kubumbika. Kandi bazahamba Itofeti kugeza ubwo hadasigara aho guhambwa. Uwiteka aravuga ngo niko nzagenzereza aha hantu n'abahatuye, kandi uyu murwa nzawuhindura nk'Itofeti. Kandi amazu y'i Yerusalemu n'amazu y'abami b'Ubuyuda yandujwe azamera nk'ahantu h'Itofeti, ya mazu yose boserezagaho imibavu bayosereza ingabo zo mu ijuru zose, bagasukira izindi mana amaturo anyobwa. Nuko Yeremiya aherako ava Itofeli aho Uwiteka yari yamutumye kuhahanurira, ahagarara mu rugo rw'inzu y'Uwiteka, abwira abantu bose ati uku niko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isiraheli ivuze ngo dore ngiye guteza uyu murwa n'imidugudu yawo yose ibyago byose nawuvuzeho, kuko bashinze amajosi kugira ngo batumva amagambo yanjye. Yeremiya ibice 20. Pashuri umutambyi ashyira Yeremiya mu mbago. Nuko Pashuri mwene Imeri umutambyi wahoze ari umutware mukuru mu nzu y'Uwiteka yumvise Yeremiya ahanura atyo, Pashuri aherako akubita Yeremiya umuhanuzi, amushyira mu mbago yari ku irembo rya Benyamini ryo haruguru y'inzu y'Uwiteka. Bukeye bwaho Pashuri azana Yeremiya amuvanye mu mbago, maze Yeremiya aramubwira ati Uwiteka ntiyakwise Pashuri, ahubwo yakwise Magorimisabibu, bisobanurwa ngo ibiteye ubwoba bikubye. Nuko Uwiteka avuga atya ati dore ngiye gutuma uba witeye ubwoba hamwe n'inshuti zawe zose, nabo bazagushwa n'inkota z'ababisha babo, kandi amaso yawe azaba abireba. I Buyuda hose nzahagabiza umwami w'i Babuloni, nawe azabajyana i Babuloni ari imbohe, ahabicishiriza inkota. Kandi ubutunzi bwose bw'uyu murwa n'inyungu yaho yose n'ibintu byaho byose by'igiciro cyinshi, ndetse n'ubutunzi bwo mu bwami bw'Ubuyuda, ndetse n'ubutunzi bwose bw'abami b'Ubuyuda nzabishyira mu maboko y'ababisha babo, niko bazabasahura babafate mpiri, maze babajyane i Babuloni. Kandi nawe Pashuri n'ab'inzu yawe bose muzagenda muri imbohe. Uzajya i Babuloni, kandi niho uzagwa, niho uzahambwa wowe n'inshuti zawe zose, izo wajyaga uhanurira ibinyoma. Ayi Uwiteka, waranshutse nemera gushukwa, undusha amaboko, nicyo gituma unsinda, mpindutse urw'amenyo umunsi wose, umuntu wese aranseka. Kuko iyo mvuze hose mba ntaka gusa, nkarangurura mvuga iby'urugomo n'ibyo kurimbuka, kuko ijambo ry'Uwiteka rimbayeho igitutsi no gushinyagurirwa ukarinda bwira. Kandi iyo mvuze nti sinzamuvuga, haba no guterura mu izina rye,
umutima wanjye hamera nk'aho harimo umuriro ugurumana ukingiraniwe mu magufa yanjye, simbashe kwiyumanganya ngo nyabike, kuko numvise benshi bansebya n'ibiteye ubwoba bikaba mu mpande zose. Inshuti zanjye zose ziranyubikiye zireba icyo nsitaraho ngo zindege ziti, nimumurege natwe tuzamurega. Baravuga bati, ahari azemera gushukwa tubone uburyo bwo kumutsinda maze tubimuhore. Ariko Uwiteka ari kumwe nanjye, ameze nk'intwari iteye ubwoba. Nicyo gituma abandenganya bazasitara kandi ntibazatsinda, bazamwara cyane kuko batagenje nk'abafite ubwenge, kandi bazakorwa n'isoni zitazibagirana iteka ryose. Noneho Uwiteka Nyiringabo, ugerageza abakiranutsi ukareba mu nda no mu mutima, unkundire ndebe uko ubahora, kuko ari wowe naturiye ibyanjye. Nimuririmbire Uwiteka, mumuhimbarize kuko yakoreye ubugingo bw'umwinazi mu maboko y'inkozi z'ibibi. Nimuririmbire Uwiteka, mumuhimbarize kuko yarokoye ubugingo bw'umwinazi mu maboko y'inkozi z'ibibi. Havumwe umunsi navutseho, umunsi mama yambyayeho ntukahirwe. Havumwe umuntu waje kubwira data ati, wabyariwe umwana w'umuhungu, bigatuma anezerwa cyane. Uwo muntu amere nk'imidugudu Uwiteka yarimbuye ntarushye yicuza, kandi niyumve imiborogo hakiri mu gitondo n'urusaku rw'induru ku manywa y'ihangu. Kuko ntishwe ntaravuka ngo mama mbere igituro, inda ye ibe urutare. Ni iki cyatumye mvukira kureba umubabaro n'umuruho ngo iminsi yanjye imarwe no gukorwa n'isoni. Yeremiya ibice 21. Umwami ahanuza Yeremiya Nebukadinezari yabateye. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka igihe umwami Sedekiya amutumyeho Pashuri mwene Marikiya na Zefaniya mwene Maseya w'umutambyi ati, ndagusaba ngo utubarize Uwiteka, kuko Nebukadinezari umwami w'i Babuloni aje kuturwanya. Ahari Uwiteka azaturengereza nk'uko imirimo ye yose itangaje ingana, kugira ngo uwo mwami asubireyo ye kudutera. Nuko Yeremiya arababwira ati, uko niko muzasubiza Sedekiya muti, Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze iki iti, dore ngiye gusubiza inyuma intwaro z'intambara ziri mu maboko yanyu, izo murwanisha umwami w'i Babuloni n'Abakaludaya babagose bakubye inkike, mbateranirize muri uyu murwa. Kandi njye ubwanjye nzabarwanisha ukuboko kurambuye, ukuboko gukomeye, ndetse mfite uburakari n'umujinya ukaze. Nzica abantu bo muri uyu murwa, abantu n'amatungo bizicwa n'icyorezo gikomeye. Kandi hanyuma y'ibyo, niko Uwiteka avuga, Sedekiya umwami w'Ubuyuda n'abagaragu be na rubanda, ndetse n'abasigaye muri uyu murwa bose barokotse icyo cyorezo n'inkota n'inzara, nzabagabiza Nebukadinezari umwami w'i Babuloni n'ababisha babo n'abahiga ubugingo bwabo, kandi azabicisha inkota. Ntazabareka cyangwa abagirira ibambe, haba no kubagirira imbabazi. Kandi ubu bwoko uzabubwira uti, uko niko Uwiteka avuga ngo, dore kiza imbere yanyu inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu, ngo mwihitiremo. Uzaguma muri uyu murwa azicishwa inkota n'inzara n'icyorezo, ariko uzasohoka akayoboka Abakaludaya babagose niwe uzabaho, kandi ubugingo bwe nibwo azatabarura. Kuko mpoza amaso kuri uyu murwa kugira ngo nkugirire nabi, sinawugirira neza. Uzagabizwa umwami w'i Babuloni, nawe azawutwika, niko Uwiteka avuga. Nimwumve ijambo ry'Uwiteka rivuga iby'inzu y'umwami w'Ubuyuda ati, wa nzu ya Dawidi we, uku niko Uwiteka avuga ngo, mujye muca imanza zitabera mu gitondo, kandi abanyazwe ibyabo mubakize amaboko y'uburenganije, kugira ngo uburakari bwanjye butaza bugurumana nk'umuriro bigatwika ntihagire ubasha kubuzimya, mbahoye ibyaha by'imirimo yanyu mukora. Dore ndaguteye yewe utuye mu kibaya, ku rutare ruri mu gisiza, niko Uwiteka avuga, wowe uvuga uti, ninde warinduka kumanuka ngo adutere, cyangwa ninde wadutahirana mu mazu? Nzabahanira ibihwanye n'imbuto z'imirimo yanyu, kandi nzakongeza umuriro mu ishyamba ryaho.
uzakongora ibihakikije byose, niko Uwiteka avuga. Mugire umunsi mwiza, tuzakomeza ejo ku bice 22 gukomeza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndabakunda mu izina rya Yesu.